Tuwabare indirimbo yacu Tumaritanga tuzapfa niyo yarimbiye ubwa mbere ahantu hose uzi habaye n'amashoso ubwa mbere duhuriye muri show ninje muraperi wahazaza abanyarwanda Bulldog na nuza barye bari menshi nazeho twebwe turabagara ku banyu k'amatabwenge tugize ikibazo gikomeye cyane mutubabarire kuko ikibazo cy'amasaha tubarimo inkongi z'urupfu nimwe bita ngo sindiso ariko se ubundi wowe data se ubundi ndikumva ni hayi ndikumva bakira ngo ni kuri top ibyeri santi seka kumezezo yagize tika top wasanjishe akabura muri kuruguruka ndikumva nishimye ndikumva ni Ladies and gentlemen, come with the Dope Boys and by God. Hangaha. Muye n'umusaza umeze gute man? Umeze Lacha Frego umeze neza mwana. Ndakubona rumwe mu bantu bambaye neza hano hantu. Banze ubwira uburyo miliyoni 500. Banze ubwira uburyo uhagaze ku cyangwe cyawe amafaranga ari. Ababizi barabizi Timbaland. Ndimwemereye hasi. Timbaland ababizi barabizi sincha kwivuga imyato ariko Timbaland barayizi. Sibyo? No ibirenze ibyo. Si. Dore application yaciye ibintu muguza abakunzi ku isi hose. Guhera muri 2022 nta yindi ni single connect ya muri Apple Store. Injiramo neza cyane reba hasi kuri search ubundi ukandeho aho ngaho uzamuka hejuru muri search wandikemo Singles Connect. Aho ngaho numara kwandikamo Singles Connect hangane kuri Apple Store baraza kwita baguha ikintu cyitwa Singles Connect application urangiza downloading and then kubera ko ukoresha iPhone aho baraza gusaba gushyiramo Face ID ukande kabiri ya double click kuri installation ubundi ushyiramo Face ID yaba checking ukwemera ku downloading nta mafaranga bisaba nta n'ikindi kintu bisaba reka tushyiremo application yacu urabibona neza ko application yanjye irimo kujya muri telefone yanjye hano ngiye kwibonera umukunzi kuva ku isi hose hirya no hino imaze kujya muri rayifungura ubundi kuzuza ibisabwa imyirondoro yawe n'ibyo ukunda application yamaze kugera muri telefone yanjye rero nawe ushaka kuyidownload ubundi kubonera umukunzi kuva ku isi hose na Singles Connect kuva kuri hejuru y'imyaka 18 bazumva kora izahabu sinakubeye ariko se wigeze ujya muri gym yego gym sengiyemo byatari urumva ariko nyine tu imbaraga zanjye nyine zakavukiye maze zifite urumva sabarara kwa kundi twaje yaye zo gaba bazubwira twa turi kuri Timbaland yego Timbaland ihagaze ngana Timbaland ntago nshaka kuvuga amafaranga yayo kuko ababizi barabizi uko uzi cyangwe azi amafaranga ibihagaze hagati y'ijana na 180 hari igikabutura kimeze neza berenze hip hop babwira muri rusange amafaranga wambaye harimo n'amashenete yose urumva muri rusange tunamaze azbereka isaha rebe saha yene kuvuga ngo 1,500 yego yego ni ibingibi byose yaba bamwita buri nguni umwe umukowe wa mbere umeze neza byatari turi kuri icyumba cya rap dukunda hip hop dukunda rap dukunda gukora ibikorwa byiza bya muzika bishimisha abantu benshi cyane ndashaka umbwire hip hop uyifata gute kuri wowe mu muziki nyarwanda hip hop jewe indi mu maraso jewe nakuze mfana Jay Paul naga abashe kuba hari ubu right now ariko nyine tutwaye twumva imiziki ye n'ibiki byose tafungira hari nubwo Jay Paul hari rest in peace for him man rest in peace nta kibazo niho twese tugana ariko for right now hari Bulldog hari Fireman hari JC hari abaraperi benshi cyane zo top twabonye n'abantu bakoze ibintu byatari bikomakomeye n'abantu bakoze umuziki mwiza byatari hip hop kuri wowe nk'umuhanzi uba muri industry nyarwanda uyifata gute ngewe bodi nanjye ngewe nakoze hip hop kugira ngo byumve neza nakubwira ngo sindiso uzabaze nyoko uzabaze imihanda ukuntu ndira nshaka do
none uza wisekesha ubunzi sikwandi ushaka ko nguhaho ni wa pitoni byavamo ya hip hop nayikora. Hip hop ni ikintu nkunda byatari injyana nkunda byatari kuko nyine niho tubasha kugaragaza ukuri kwacu kose kuzuye. Abantu basha kugaragaza ukuri kwa kuzuye. Yego. Iyi ni inshuro ya kabiri habayeho ikintu kinini. Nimwe bitago Sindiso ariko se ubundi wowe data se ubundi ko tuzapfa cyakabyindana ariyo cyakabyindi ariyo tuzapfa ariyo bita indirimbo ziri mu gikoni Yego none iyo tuzapfa ni indirimbo yo korana wamenya tugira ko tugomba kwihakirikana twihane hakiri kare kugira neza tuziri note maze twicentere ubuzima tuzabona bugenza tuzapfa abisi n'abapaya banakwica tuzapfa dore baturebekishije atuma turakasha tuzapfa tugenda turi note maze none man rumujiniro watoze kugera gatoya bame hip hop umuziki nyarwanda kukiganiro nivuye bame hip hop umuziki nyarwanda kuri no sawa urabona gute hip hop ni adanje urumva nitwigisha gusangira nitwigisha ko ibintu byose kuko zamani twara turimba ngo nyita tsafu imenshi y'iminofu umungu twawe buturumba na mitumbafu imisi n'imitindi rero hip hop ni injyana isa nk'abantu bayisigaje inyuma ariko ifite ingufu iri inyuma ariko ifite ingufu ni inshuro ya kabiri habayeho ikirori kinini cyiza byataye ikirori birashimishije ubwitabire bwacu burashimishije byataye ni inshuro ya kabiri habayeho ikirori nanone bitiriye icyumba habayeho icyumba cy'amategeko amategeko arimo kuyashyira ku bikorwa muzaje icyumba cya rap iki ni ikirori cya kabiri ibyo birori bibiri bigwaye reso mu muziki nyarwanda yuko show yabaye sold out amahema ari mu bafunguye abantu bicaye muri stade baza kwerekana ko bakomeje muri stade muri toilette habaye sold out imajya kunyara gatonda umurongo ikintu cyo kwitaramba cya nyine cya cyuzuye harumogi nakanyanga isoma bimpaye isoma rikomeye rivuga yuko mu buzima ikintu cyose gishoboka ubuzima ikintu cyose kirashoboka gusa ikintu cyantunguye ni ukubona mu njyana ya hip hop baje erekana hariya barakuyora bisi bazajyaho malariya ibaze kuvuga ngo barwanye malariya kugira ngo barwanye urumogi bari kuvuga ngo ushyikira bica windi gicamo ariko bashyize malariya umuntu umwe windi nta muntu yaza mu rugo iwe amase urumogi rusigaye ruhingirwa mu Rwanda mu Rwanda ntabwo bahinga urumogi mu Rwanda bahinga kanabisi ikorwamo imiti ahubwo bakabaye bashyiraho abantu barungwa bakabacishaho umurongo bagakoresha ifoto y'uyu mujama bakabanyuzamo umurongo ariko akaba ameze ngo banamuzi agakora menshoni ati urumogi ni rubi ati urumogi ni ikibazo reka mushimire ko dusoza hamwe na buri nguni dusoza akantu ka nyuma muri aba bahanzi bose ba hip hop barimo gukorera ahangaha n'abamaze gukora ndakeka ariho bitrey ubu ngubu ni uwe muhanzi waje uvuga ati uyu nguyu byanze bikunze ndataha mubonye uko byagenda ubundi abahanzi ba hip hop bose naje mfite tagati yo kubareba hari abashyashya babanje nabonye ko bakomye ubu ngubu ntegereje ko ba Bushari bagiye gukora ibiki ba Buda bagiye gukora iki buriya Buda na Bushari banda bemera byatari n'abandi bose nabe babitse ko mbemera ariko buriya batipe bafite ahantu bagejeje injyana na Barodaman ariko buriya Buda ngo ndakuna repa nanone byapa nkabyumva najye umuntu rapa sinugire niyo maravuga ndaranga ba uko umuntu hip hop ko no biciro bivamo murakoze cyane
Yo, ladies and gentlemen, we are back with the DJ Diddyman, the Doughboy sent by God, you know. Ahangaha rero turi ni Camp Kigali, tuje mu cyumba cya rap, ni imwe rero muri show ibaye ya kabiri ya hip hop hano mu Rwanda, ndetse nizera ko ari na Paul nimo kugenda ishyira ibuye ku muziki wa hip hop hano mu Rwanda. Ni ibintu byiza cyane, ibintu bishimishije kwa kwashize igihe kinini byatari hip hop isa nkaho nyine nta show zayo, tutabona abaraperi ngo bahuriye kuri stage baduhe show, ariko noneho ibingibi birimo kugenda bitugaragariza ndetse binaduha icyizere cy'uko hip hop irimo kugenda ibikora neza cyane. Hano ndi kumwe na Gaheza the Barman, umwe mu basaza rero bameze neza cyane. Gahe bimeze bitese umwe mu baraperi bahazaza beza cyane u Rwanda ruteze amaso. Yes. None se ubu urashaka kumbwira ko ugiye kuba umuraperi wahazaza? Nakuze numva ari zo nzozi man. Si ubwa mbere umbonye muri show. Si N'ubwa ubwa mbere ahantu hose uzi habaye n'amashow, si ubwa mbere duhuriye muri show. Ninjye muraperi wahazaza abanyarwanda, Bulldog na Nuza barye bari menshi nazeho. Ati ninjye muraperi wahazaza, Bulldog na Zeo Barye bari menshi. muri make bahunike. Kubera ko mu minsi iri imbere baye bayarya bavamo. Kuko uyu mwaka 2025 I'm coming. Okay, bamwita Gaheza Simba, numwe mu basobanuzi ba movie muramenyereye cyane kuri films zigiye zitandukanye, ndetse nawe akaba yitabiriye iyi show. Muri hip hop indirimbo z'ahambere ndetse n'indirimbo z'ubu ngubu, tubanze tuganire ku muziki wa gatoya. Ni ye hip hop muri kino gihe urimo kugenda wiyumvamo? Mani rero je mbona hip hop iri dynamique, irahindagurika nyine. N'ubundi warakunze indirimbo za kera wisanga ukunda izubu tu. Uko byagenda kose nimba warakunze hip hop ya kera n'iyubu n'ubundi ntago bijya gutandukana cyane ku buryo wavuga ngo abantu njya numva ngo ngiye sinjya numva indirimbo zo mu Rwanda nka muri nka mumeneka shaho. Muziki uraryoshye ndara abahungu tubure kubafasha bajye kuzana Grammy Award muraho muri gutongana. Okay, hip hop ni umwe mu miziki ubu ngubu irimo kugenda ndetse irimo gukorerwa n'amashow agiye atandukanye, harimo n'abantu barimo kugenda babishyiramo imbaraga, ndetse tunabashimire cyane. Ejo bundi hari igikorwa cyabaye cyo gusura Fireman ku isabukuru ye, ngo nibwo bwa mbere akoze birthday. Biriya bintu byakiriye gute kuba warabonye abaraperi hafi ya bose bo mu Rwanda baritabiriye kiriya gikorwa? Ariko sinzi nimba muri kubibona abaraperi hari ukuntu umwaka ushize babaye nk'ababanirana tu, bwabo beef bw'ubugoryi bwa kera bwabagamo, ubona babaye nk'ababugabanyije, ubona abaraperi batangiye kuba active, wakoraga umuziki wa kera atangira gukurura ubu ukabona bakoze collabo ikaza ari banga. Much respect ku baraperi kabisa, byibura umwaka ushize nizere ko umwaka ushize byabaye uyu mwaka n'ubundi bari wikore fresh. So kuri yo deal ya Fireman byanyeretse ko nyine those niggas they are G's for life, nyine barashwana bagasubirana, ariko ntabwo basinicingana, bahuzwa n'akazi mane yarakirazira umuntu sinichinga mugenzi ntabwo basinicingana. Uyu munsi twaje mu cyumba cya rap, habanje kuba icyumba cy'amategeko. The same place niho turi, icyumba cy'amategeko cyabereye, ariko ndakeka ko ino place n'ubundi bayikoresheje bitewe nuko habaye ikibazo cy'imvura, ubundi akaba yarabereye. Ako daboro reka mbanze nkatira abantu bagize gute bateguye bino bintu. Abantu bafite ukuntu bapanze hano places nabi kabisa, abantu babipanze mwigaye nimureba iki kiganiro nimba ari ntuza protocol simbiza, ariko ntago ari fresh. Birababaje ubundi muzana table muri hip hop gute ngo table y'ibihumbi 200 mani tuba twaje ko enjoyinga hip hop bite. Yego ko umuntu wishyira 200 n'ubundi kuri table, ubundi avuga ati amafaranga nshobora kuyatanga nka supportinga, ariko n'amafaranga bari support. Ntago abantu babipanze kabisa, ntago ari fresh. Noneho bafite ukuntu umuntu wishyuye VVIP bamujyanye inyuma iryo ku buryo umuntu Mase bitanu ubirebye gutya turaza no kubibereka, by the way turaza no kubibereka. Ubirebye nk'ubu ngubu ahangaha urasanga umuntu w'ibihumbi 5 ari kugera kuri stage neza, ari kumwe n'umuhanzi we neza byata. Noneho umuntu wishyira ibihumbi 20 ari inyuma ya za table za 200k inyuma, ku buryo nyine usibye kukubwira ngo hagiyeho Riderman uramubonera Imana ntago wamubona. So ako kantu wenda nakantu kabayeho, ariko nanone umuntu wishyira ibihumbi 20, umuntu wishyira VVIP ashobora ku accessinga ha 20 yakaksenga ha 20 yajya hi 10 yajya n'ahandi kandi yishyuriye kuba ari aha danje man. Ako kantu bazagahindura ubutasi kazabemo karaka defo na mentioningaga nago
gaya amafaranga yawe urimo kuyavugira musa ahubwo ibi biceri bino birara n'ibitaduha show nge leta ihagera n'amaze urimo kuyivugira leta ihagera n'amaze kwihanira ngewe barabizi wanze kuyihanganira rwose ati ahantu mwanyicaje mani banyicaje ahantu ku biceri byanjye kandi ubundi baba bakwiye no kuma invitation simba ngomba no kubishyura nge sinkiri itafari ku muziki wanyu simuha muri kwibaraguza munyishyuza let's move on muzajya mumpesa nanjye reka dusoze ni urutonde runini cyane ni abantu benshi baza kuba bari bugaragare kuri no stage byifashe bite urabona stage abahanzi baza kuba bajyaho uraza kuwufana nde cyane bro ndi umufana wa Bulldog kabisa ndi umufana wa Bulldog mu maraso ya mujama ntabwo tuziranye nta nubwo turanahura tu ariko ikintu cya mbere mukunda ni discipline ye icyo nicyo cya mbere cya kabiri uburyo yadapta man ari generation ya kera generation y'ubu bose barahuza kandi ukabona bari kumacinga so fresh umujyana kumwe na Pifla bagahuza amuzana kwa Zeo bagahuza nyine afite ukuntu yiyadapta ahantu hose kabisa rero shout out to him ndi n'umufana we byigiye imbere kabisa reka ngushimire ndetse nkwifurize no kuryoherwa nubwo wishyura amafaranga menshi ugasaba baguhagarikije inyuma hasanzwe hose reka ngushimire umusaza yeah man yeah it's your boy DJ Diriman the dopest by God apotre vuba afande vuba ibintu byose ubundi twabigize vuba kugira ngo ibintu bijye byihuta so akandi kantu nshaka kubabwira mwibuke neza ko gushaka bitihutirwa shaka amafaranga gushaka umugore ntabwo byihutirwa wese gushaka amafaranga see you the next n'abandi benshi cyane turaza kuba dukorana Ndikuva ni high, ndikuva wakira wani kuri top,
isahani inkweto abana bambonamo nandi kumwe na guhera nijoro akazanye umponyewa urakoze cyane Imana ibahereza amahoro n'umugisha. Turabakunda cyane turabota ubwenge. Reka mbabwire. Anyway, reka mbasubiza mbone Imana we kuri mwe. Twebwe turabagaragu banyu nk'amata ubwenge. Tugize ikibazo gikomeye cyane. Mutubabarire kuko ikibazo cy'amasaha tubarimo ntabwo ari twebwe ni igihe. Ariko turabasezeranya tubikuye ku mutima ko tugomba kubajurira twebwe twenyine nk'amata ubwenge. Original yandi mahitamo dufite kubera yuko tugomba kubisokoza uko byogoshe. Turabakunda cyane Imana ibahe umugisha. Mfite itinda muri nje mfite intimba mfite ubwiza ndina ngo ntabonera n'ibuye ntabera muri twe ruserera rupepera rusekera. Yo, come on, say P-Fly, say P-Fly. P-Fly, P-Fly. NY. Let me rap. P-Fly is king, bro.